Mwongeye kwirirwa neza abanyarwanda abanyarwandakazi, duhurira muri kino gikorwa cyo kumva amateka yaranze abantu bakomeye cyangwa se babaye hari abirasi mu mateka y'isi kuva isi yabaho mu myaka ibihumbi bibiri bishize kuva isi yaremwa. Uyu munsi ngarukanye inkuru y'umugore mwanumye muri benshi muri komenti mwanditsemo zivuze umuhuha, mwandika komenti zifite amatwi agashya mu kiyaga. Gusa uyu munsi nje kugira ngo mbabwire bimwe mu byamuranze. Uwo mugore ni umwe mu bagore b'abirasi babayeho ku isi, na bamwe mu bagore babaye ingaruka ku bwami z'Ubufaransa, aho uyu mugore yambaraga igikomo gihenze cyane kandi abaturage bose bari kuburara bari kwicwa n'inzara. Reka dukomereze hano. Uwo mugore ni Marie Antoinette. Reka tugende gake gake gahoro gahoro, tugenda nk'utembera mu mahirwe n'akaga kugira ngo ubuzima bwa Marie Antoinette tubunonosore, tubuve mu ndiba tumugeze hejuru ku gasongero. Marie Antoinette uyu ni umwe mu bagore babaye abahanuzi babi, bivuze ngo bavugaga ibinyoma. Uyu bwari nk'ikinamico cyangwa se Marie Antoinette yakoze byose, gusa byari nk'ikinamico y'urusaku ndetse n'umunezero mubi mu baturage, imyambaro itoroshye, imbyino n'amaganya yuzuye inzu y'ingoro y'ubwami bw'Ubufaransa. Reka dukomereze hano cyangwa se tujye kureba n'iki cyamuvuzweho, n'iki cyamubayeho, yavukiye hehe, mu bwana bwe yakuze gute, yakundaga iki, yangaga iki, yari ateye gute. Uyu Marie Antoinette yavutse mu 1745, avukira muri Vienna mu gihugu cya Australia. Yari umwana wa Emperor Francis ndetse na Empress Maria Therese. Uyu ni umwe mu bamikazi bakomeye b'i Burayi. Kuvuga ngo ni umwe mu bamikazi bakomeye b'i Burayi nuko ari umwe mu bantu b'abanyamafuti babayeho mu Burayi, bakamwandika mu bitabo bitewe n'amafuti ye Marie Antoinette. Umwamikazi w'Ishigija, umwe wari uteye neza gusa mu mutwe ari hafi ya nacyo. Yavukiye mu bwami bw'agaciro n'ubutunzi. Nivuga ubwami bw'agaciro n'ubutunzi, mwumve ubwami buhenze cyangwa se bufite imitungo, amazahabu, goludi. Ubwo bwami bwagiraga nk'uko bwaba ari nk'ijuru ritoya. Uyu guturuka mu bwana bwe, Marie Antoinette yakurikiranye imbyino cyangwa se ubuzima bwe bwari bwisanzuye, kuko yari umwe mu bana bakomeye mu bwami. Yakundaga umuziki, akanakina imikino bita harp, akanaririmba mu njyana y'ijwi ryisanzuye. Uyu Marie Antoinette yari amenene, yishimiraga gusetsa no kubaho mu buzima bw'ibyishimo binyujijwe mu gutangiza imikino no kuririmba cyangwa se biguriwe. Yaziraga ibintu bikomeye cyangwa se gukora ibintu birimo akaga. Bivuze ngo muri makeya, iyo uri umunyamahoro afite agatwe, bimwe bavuga mu kinyarwanda ngo ugira agatwe gatoya ukakarinda urusaku. Gusa uyu Marie Antoinette ntibyarangiye gusa, kuko mama we yamurangiye kuba umunyapolitike mu buryo bw'ibanga, kuko abana be bose cyangwa se abana ba Marie Therese bakoreshwaga mu gukomeza imibanire hagati y'ibihugu bw'ubwami, hagati y'ubwami bw'i Burayi. Nuko Marie Therese ubwo gushaka katinga bro uzabikata. Ntabwo uzi ikintu iri turushije kumurika kubera ko muri fena rero muri umuriro ukeya ngasoma ibintu bitari ntacyo usuzaga katinga se njye narwongereye nanone cucu. Dukomereze hano. Mama we yari umwe mu banyapolitike, gusa yamurangiye akazi ko kujya kuba umunyapolitike mu ibanga, kuko abana be bose bari bamwe mu bana bakoreshwaga mu gukomeza imibanire hagati y'ibihugu, hagati y'ubwami bw'i Burayi. Nuko Marie Antoinette aba ikarita y'urukundo mu masezerano hagati y'Ubufaransa n'igihugu cya Australia. Ukwemerwa cyangwa se kwemererwa no gushyingirwa mu Bufaransa byagenze gute? Ninjye mukiri ku bana, this is the Meshake Journalist, Gilbert TV, MD TV.
kanda share, subscribe, dukomeze tubane mu kiganiro cya Marie Antoinette. Nivuga Marie Antoinette mwumve umwirasi, umusesaguzi, umuntu udafite icyo yitaho, umuntu utabasha gufasha umukene ahubwo akambara ibikomo bihenze bivuze amacoins menshi. Uyu Marie Antoinette mu myaka y'14 gusa yari amaze gushyingirwa Louis Auguste wari umuhungu w'umwami w'Ubufaransa waje kuba King Louis XVI. Iyi yari inkwano ya politiki. Nivuga inkwano ya politiki kugira ngo ibihugu bikuze cyangwa se bikwirakwize imibano hagati y'Ubufaransa ndetse na Australia, byabaye ngombwa ko batanga umukobwa wabo Marie Antoinette, bamutanga nk'inkwano ya politiki, nk'umuntu ugiye gufasha kuzamura politiki mu bwami bw'Ubufaransa. Gusa siko byagenze, kuko uyu yabaye umwe mu kubusenya bukajya hasi bukarindimuka, n'ibuye rya fondasiyo rikajya hasi ngo bam. Uyu mwami cyangwa se uyu mugore wari umugore w'umwami wa King Louis XVI, ukwemera kwe no kwemezwa akaba umugore wa King Louis XVI mu buryo bwa politike. Australia yashakaga inshuti ikomeye mu Burayi. Iyo nshuti ikomeye mu Burayi nta yindi ahubwo yari King Louis XVI wari uyoboye Ubufaransa. Ubufaransa bwari bushaka amahoro n'igihe gishyashya. Nivuga igihe gishyashya ni kumuvinga ancient regime bakajya to the modern regime, gusa bavuye mu bihe bibi bagashaka ibindi bihe byiza, hifashishijwe umukuru wa politike Marie Antoinette wari ufite mama we bitaga Marie Theresa. Nta rukundo rwari rukomeye rwari hagati y'ibyo bihugu byombi, gusa urukundo rwabo kuko bari batoya, ndetse King Louis XVI yari umuntu woroshye utavuga amagambo menshi, naho Marie Antoinette yari umutima w'uruhererekane rw'ibyishimo n'ibyiyumvo, bitewe n'uko Marie Antoinette yakundaga gukina cyangwa se mu mvugo mu byo twavuze mu gika cyo hejuru, yakundaga ibintu by'imikino no kuririmba mu majwi yisanzuye. Ingingo ya gatatu iravuga ngo kumwakira cyangwa se Versailles Peace Treaty, ubuzima bw'umurembere cyangwa se bw'umurembere w'ingoma. Mu rugo rw'abami rwa Versailles, ubuzima bwari imyenda y'igitangaza, amafunguro adasanzwe, imihango myinshi y'icyubahiro, amatama asizwe ibyo twakita ngo ni kwiyuhagira ubwami. Marie Antoinette yagezeyo afite ubuto kandi ntiyari azi imico yaho, ariko aho kugira ngo amenye imico yaho, yabaye umwami w'icyitegererezo mu mico mibi, byatumye afatwa nabi akimara kuba umugore wa King Louis XVI. Gukunda uburyo bwe bwo kwambara bihanitse, ndetse yakundaga kwambara uburyo bihanitse, nababwiye nk'ibikomo yari afite ibikomo ku buryo yajyaga ku isoko niba biri kubigurisha nk'amadolari 4,000, agatanga amafaranga y'ikubye inshuro ebyiri kugira ngo abone ibyo bikomo. Bishatse kuvuga ko yari umwe mu birasi anasesagura amafaranga y'ubwami bwo mu Bufaransa. Marie Antoinette yagiraga inzu y'ibanga yatumaga yiyumvamo ubusugire, petite Traiane, imbyino n'ibirori bitararangira. Ubuturage bwe batangiye mu giturage cyo mu Bufaransa batangiye kumwita Madame Deficit cyangwa se Madame Deficit, bitewe n'ubwirasi bwe, bavuga ko ashyira ubutunzi bw'igihugu akiyitirira igitangaza bitewe n'amafaranga ari mu gihugu. Ibi byatumye Marie Antoinette yangwa cyane, ari nayo mpamvu namugarutseho uyu munsi kugira ngo mvuge umugore w'umwirasi wambaraga ijipo igeze mu kibuno, kandi mu Bufaransa nta muntu wambaraga ijipo igeze mu kibuno, wambaraga amakanzu yagenewe umwami ndetse n'abamikazi ndetse n'abagabekazi n'abandi bose bakomoka mu muryango w'ubwami. Kugira ngo mubyumve neza, ubwami bwari uruhererekane. Urugero, nimba ndi umwami, umwana wanjye akazaba umwami, n'umukomoka akaba umwami, byari uruhererekane. Ni nako bambaraga imyenda igiye isa ariko itandukanye ku kantu gatoya. Gusa byarangiye bite? Amuhima gute cyangwa se urukundo rwabo rwaje kugenda gute?
rwabaye ikigeragezo gute? Nubwo yari umunyamarori yaje kuba umugore w'umwami ubwo Louis Auguste yabaye Louis XVI mu mwaka w'1774, igihe cyari gihindutse abaturage batangiye kugira inzara, impinduramatwara y'Abafaransa iratangira ku marembo cyangwa se itangira ku mugaragaro. Rubanda rwatangiye kumwereka ibimenyetso by'ubutunzi bw'uko Ubufaransa butangiye gusubira hasi. Ibyo byatumye ubuzima bwe buba urugendo rungana nk'ihirima, biza kugira ikibazo kinini mu bwami bw'Ubufaransa, yicishijwe mu rupangu rwa Guillotine mu mwaka w'1793. Mu magambo magufi, Marie Antoinette yari umwana w'ibarafu cyangwa se umwana w'irari rirengeje urugero, ubwo umwana yashyiragaho cyangwa se yafataga amaboko ye gufasha abaturage, akayafata ayambika ibikomo cyangwa se asiga inzara, agaragaza ubwiza kurusha uko agaragaza ubwiza bw'abaturage ku isonga. Yari umugore w'umwami w'Ubufaransa, ariko kandi yari n'umuntu utari kumenya ikintu rubanda burumutekerezaho cyangwa se icyo yakora kugira ngo rubanda bamererwe neza nk'umwamikazi w'umugore wa King Louis XVI. Maze aba umwe mu bami bijigije, ariko bamwe mu bami bagwiriye amateka y'isi. Bivuze ngo umwe mu bamikazi bashegeshe isi, bituma hatangiza impinduramatwara ku mugaragaro mu Bufaransa. Ibi byose yabikoreraga iki? Ntiyari umwami, yari umwamikazi waturukaga mu Bufaransa, ahubwo bitewe n'uko hashakaga gutanga impano ya politiki kugira ngo bazamure imikurire n'imibanire hagati y'ibihugu, bamutanzemo nk'impano ya politiki. Bisobanuye ko namwe muri kunyumva ntiyigeze atangwa n'umugore habe na gato, ntiyigeze atangwa nk'aho ari umugore batanze ku mwami King Louis XVI, ari bitaga King Louis Auguste. Byatanzwe nk'uko ari politiki. Bivuze ngo ni nayo mpamvu yabyangije, kuko ntiyari umugore ahubwo yari nk'igikoresho cya politiki yo mu Bufaransa. Nushaka gusobanuza neza cyangwa se ushaka gushobora gukomeza inkuru ku buryo bwa filimi, kuba abantu bose bashobora kwitegereza, ntibisobanuye ko weho uri kudukurikira utabasha gukurikirana ibiganiro byacu. Marie Antoinette mu magambo make yaravuze ngo ushobora kwiha ibyo gufasha abantu, nubwo utarabasha kwifasha, ugashiduka icyubahiro cyawe ugiye ukagisanga mu mufuka w'ibyo cyangwa se mu bantu wayoboraga. Marie Antoinette nayo makuru make namuvugagaho. Gusa mwebwe mwadukurikiye mukadutega amatwi, imirimo yanyu Imana iyiha umugisha. Buri munsi mwe mudukurikiye mugafata umwanya mukareba Gilbert TV, nambwira nawe MT TV, tubatereye isari. Ciao ciao.